Okay, that's fine. Joy, Yes. I love you. Go on. Okay. Thank you. I really love you. Thank you. For real. I appreciate. I really love you. I appreciate. You're so beautiful. My pleasure. I like your eyes. Your smile. You're royal. You're smart. Araritse. Ratasuri sheri. Icupa niyo cumi yonyine nizera niryo Naribitse. icyuramuhoro rinyuzuye Ntimwite ku majwi yiwe. Okay. akantu ka Edgar nimukagarukeho ndabaza muraje mutangire mukatinga. Okay. Pamela, have you ever cheated on your boyfriend? Once or more? Yo bobo genda uzimye itara dore kabaye. Yeah. Have you? Ntacyo mvuga. Guys. Okay, nyuma mukaza guhura ukumva ubaye satisfied, ukumva urishimye, ukumva ni byiza ko kabisa mwabana ubuzima bwose, uharangiza nyine ukakamanika. Sibyo? Agaki. Agaki. Yeah, what's up everybody? What's up everyone all over the world? This is a wonderful Sunday. This is a wonderful day. Ni band washonko bisanzwe je banyita DT band kamera habishagwa. Turabasuje rero aho muherereye hose amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo ahariho hose turabasuje kandi tuhaye ikaze uyu munsi kubera ko this day is very special as you see. Nkuko mubibona hano imbere ya kamera za Behind the Show tubafitiye beautiful queens. Beautiful queens. Look at this. Best. Shake. Oh my God. Firstly, ntabwo nzano nahera kubera ko ese mbavuge cyangwa murivuga? Turivuga. Murivuga se hari umugore wivuga? We are old enough. Turivuga. Magod waretse nkabanza ngakora ka presentation gatoya. But don't I want lie. Don't lie. No yanagira ntabwo ndi bubeshye. Okay. That's fine. Joy. Yes. I love you. Go on. Okay. Thank you. I really love you. Thank you. For real. I appreciate. I really love you. I appreciate. You're so beautiful. My pleasure. I like your eyes. Your smile. You're royal. You're smart. Araritse. Ratasuri sheri. Oh my God. She's beautiful. I really love you. Amarira yarashitse. I can't wait to see you. I can't wait to see you with me. The safe place. Beautiful place. Wonderful moment. I can't wait to see you morning. Come on, I'm fine. Amajambo nkaya ariko kuyabwirwa kera. Okay, take this. Okay. This is liar. Nah, I'm not lying. You're a liar now. Ntabwo ndi kubeshya. I'm serious. We were saying no, Allah. For me. Okay. Reka ibintu ko mbona Pamela atangiye kubira ibyunzwe bimeze biti. Pamela biti kuri kubira ibyunzwe. Baguha amazi? Baguha amazi? Okay. Mama ijambo. Yeah, of course. Okay, all right. But to be honest, I love her. Amajwi yose tuze yumvitavuga. Choice ubonye umugabo. Ndamukunda. Bivuze mu byumva. Ndamukunda bivuze I'm no longer single. So. Okay, all right. So guys, rero njye ni message nashaka njye ni message nashaka kwitangira. Uramusenyera utaranuba koko. Sikumusenyeye. Nese gute musenyeye gute se no easy relax
oya urindira relax. agere Wait. batabara ariko rutarase Jewe ntabwo nigeze nsenya Ntabwo twabifata. je navuze ko mukunda nese yigeze ambwira ko nkunda nta kibazo yabikubwiye ariko icyo Ntabyo agiye yavuze. gukora agiye gutabara rutarase ngaho tabara urwo rugo. data bofe mukangwe n'uyu I'm a good guy, okay handsome. but you still talking uracyari kumubwira nturakare rumva ndakubereye maso uyu ni best waje nta kintu yakora Okay, nturakare. Okay guys, reka dukomeze, reka duhe ikaze aba queens bacu kuri Behind World Show. Harashize igihe kinini tutabona uyu mu queen. This is new. Owe ni bwa mbere ugeze hano kuri Behind World Show. Reka tubahe ikaze noneho babibwire. Wiwe ntabwo abibwira ahubwo ura presenting your best friend. Let's go. So guys, uyu ni best wanje ni mushasha kuri Voice. yitwa Joy, ntari single. She has me. She got me. Yeah. She got me. Uyu ntabwo tumuzi wonzi je ndamuzi, so ni inshuti yanje namuhaye kaze kuri Behind. Welcome. Thank you, my pleasure to be with you, all of you. And I'm so happy because just like I didn't even guess about it, but in case it happens, so my pleasure, and I thank you. And for everyone's my pleasure to gonna be with you. So Oh my God. very free, and even me, we are here to have some conversation, some that kind of thing. Yeah, thanks. Damn, she got Polish English. Where are you from? French. Where are you from? Noise. Friend, they speak fast. Joy. English. Joy. I like your accent. Where are you from? Hey, okay. I'm from Rwanda. Rwanda. Favorite country. Rwanda. Really? Oh my God, I like your accent. You speak is Polish English. Honestly, Joy ntago azi Kinyarwanda neza. Ariko sha. Uravuga Kinyarwanda neza? Yeah, ndakivuga kuko Gake. No. Ntabwo ari No, gake. not like that. Ndi umunyarwandakazi uri proud Educated. y'igihugu kuko niho navukiye, ni n'igihugu cyambyaye, so mvuga Ikinyarwanda neza. Hamwe namwe ibyo nasobanukirwa, ariko uruhare ntabwo gutera cyari kinaniye. Ntabwo ari umunyarwandakazi. But yakuriye mu Bwongereza bebe. Come on, no. Wapi ntabwo ari byo, ariko nyine ntewe ishema n'igihugu cyanjye, nanakomeza gukomeza igihugu cyambyaye kuko turi mu bihe bitugoye, ni igihe twavuye kwibuka twabuze abacu. Yeah. That's true. That's true. Jenoside. Yeah. Harimo ni jenoside yarenganyije abatutsi, ntabwo ari jenoside yarenganyije u Rwanda, no. That's true. Genocide against Tutsi, not the genocide against Rwanda. Yeah, no. It's that's a true. things different. That's true. So nkomeje gukomeza abacu babuze ababo, kandi turi kumwe kugira ngo tubashe kwiyubaka, tunishyire hamwe, kuko twebwe nk'abanyarwanda uruhare rwacu no gukomezanya. Fata ngo ufate ngo ukomeze dutambuke. Yeah, that's good. Yeah. Okay, Pamela, welcome. Thank you. Imeze neza cyane. Akomeye Cyane. asa neza. Merci. Myaka myinshi. Oya nta myaka, ari n'amezi. Amezi se? No, hashize igihe utaza hano mu rugo uganiriza abakunzi bawe. Ya ariko haraciye igihe kandi nari ndabakumbuye. Mama rugo niko abivuga. Ndabakumbuye abafanzi banje, namwe ndabakumbuye. Wow. Abantu bari behind the camera barashaka kumenya Pamela na Joy. Okay. Ufana iki? Nije mvuga cyane uvuga. Mwaravuga n'undavuga na. Vuga. Ufana iki? Faniki. Okay. Ndaza kwishimira kwanza gukoresha Icyongereza, nkaza gukoresha. Oya uravuga Ikinyarwanda, Icyongereza no. Yego nyine twakorega first ago tuba dufite kumva ko hari abamozambikano babakurikira batumva Ikinyarwanda. Okay, all right. Okay. Portugal. Okay. Ladies and gentlemen, I'm sorry for this disappointment because
The persons we have here, they are from different countries, so sorry for any. Okay, let's go. Okay, yeah. First of all, ariko komanze ngoresha ko n'ururimi rw'iwacu, ururimi rwe ndabakunda abanyarwandakazi, newe ishema no ku munyarwanda. Pamela ni inshuti yanjye, akaba na best wanjye, ntabwo tuziranye igihe kirekire, ariko rimwe na rimwe ari igihe uhura n'umuntu bitewe n'ubucuti mufitanye cyangwa se bitewe n'igihe runaka mumaranye ne akaba inshuti birengeje undi mumaranye imyaka 5 cyangwa se ngahe. So but mufata nk'umuvandimwe wanjye, si uko duhuje amaraso, ahubwo nuko twebwe ubwacu ari ibyo twahuje byatumye twisanga turi abavandimwe cyangwa se twavuga ngo ni bestie. That's kind of name ne. Yeah, byabaye ko nguko ariko ubundi Pamela ni umuvandimwe wanjye, ni sister wanjye. Iyo arwaye mba mpangayitse, iyo afite ikibazo nkabimenya mba mpangayitse. That's same things. Tumaranye imyaka 2 n'umwaka. Ni 2. Yeah, ariko the way we talk, uko tumeranye, it's really like you have like 10 years. So wow, twisanze nyine turi abavandimwe birengeje natubwacu ntabwo tubizi. Wow, hari ibintu bikora. Mwahuye mute? Mwibuka nk'uburyo mwahuye umunsi wa mbere? Yeah, of course. What happened? Oh, damn. They're like ndagasazi, but she's older more than me. Then you yeah. The grande sœur. Yeah, Subiram. Yeah, of course, yeah. Grande older sœur of me. Yeah, ni grande sœur wanjye aranduta, mfasha muri byinshi burya mu buzima. Nugera imana yo kubona umuntu mu gihe uri mu kibazo runaka cyangwa se mu gihe hari inama ukeneye, ukabona umuntu uyikugira cyangwa se ukabona umuntu uguhereza umwanya wo kugira ngo ubashe kuba. Guys, I don't know. Sometimes when I'm going to think about that, see this time my mind. So no, ariko nimba atari ibanga, agenda ndashaka kumenya the first time muhura, ndashaka kumenya mwahuye mute, kubera ko ndabizi njye nkunda kubona Pamela aragupostinga cyane, yandikaho ama captions akariki cyane, so agenda ndashaka kumenya mwahuye mute. That's liar. Barafu. Pamela, mwahuye mute? Mwahuye ryari? Mwahuye mute? Ntabwo mubyibuka. You're asking me. My goodness. Yeah, twahuye twahuriye mu kirori. Muri club? No, we are not that kind of person. Kujya mu club, you go to enjoying, to having a fun, but clubs harahashize. Tukiri mu bihugu by'iwacu na. Okay. Not right now where we are. Okay, so twamenyanye kube bro, it's a long story, you know. It's a long story, don't like. Tugiye kubivuga twaza kwinvolvinga abantu bitari ngombwa yuko bajyamo, so bera yuko twaza preparinga umunsi w'ibyo ngibyo tukabivuga. Okay, Pamela, ni iki kintu the most thing, ikintu cy'ingenzi cyane cyambere ukundira Joy? Ikintu ndamukundira cyambere tunganya ubwenge. Kini cyambere gusa nimuzagwa mu mwongo. Sorry for disappointing my people, sorry. Ntafunga umutwe. Ndashaka kimwe kiruta ibindi umukundira nawe ibangu cyambere. Ndashaka kimwe uvuga uti ushobora kuvuga uti Joy, iki kintu ndakigukundira. Agira umutima mwiza. Umutima mwiza. Okay. Umutima wiwe. Okay. Uri different. Okay. Ni yabandi. Okay. Joy. Yola. Ni ikintu kimwe. Okay. Cyiza ukundira mushiti wawe Pamela. When to become travel, I can use like 5 languages to speak of that kind of question. Now I need only one. You need one, and then I say I can answer that question in 5 languages. That's like trying to answer for one thing. It's okay. It's okay for one now. Nabi wow.
wishaka kunjijisha no it's not like that ntabwo ndi kukujijisha ngenda kubwita nshobora kuvuga ikintu kimwe nkakivuga mu ndimi eshanu kugira ngo buri mwese udukurikiye. That's good. That's okay. That's what we want to listen to. Yeah, we want to know that. Yeah, no hala. Okay, let's go. Okay. Which one? The first things, and even Hash can't even imagine of that questions, but it's in this day, ne? They're like, she helped me and she gave me more idea. Even me, I didn't like think or guess it. Okay. Ikintu cya mbere mukundira amani nuko numujyanama nyine. Numujyanama ni wa muntu niba umukeneye ya ashobora kuba nkeneye ubushobozi burenze ubwo ariko bucya afite arakubwira iti okay let's use this way. Cyangwa se niba ngiye mfite ikibazo nkamusara akamwita no kugira ngo ubigenze uko koresha this another side. Ikindi kintu vibe bro. Uriya muntu na vibe, forgot about that. Forgot bro, this guy she's crazy. Okay, that's good. That's good. Yeah. No ndashaka nkore nka opposite ho gato. I'm sorry. Pamela. Niye defo. Wangira Joy. Ubona kabisa uvuga ebana mushiti wanje Joy iyi defo kabisa. Ebana kakanu ushatse wakareka kabisa. Habimvugiye. Bivuge nta cyane nagabikuvugiye wewe bivuga. Defo yiwe ya mbere sasa kandi imbabazi. Crazy. Ntashobora kumara ukubaye kwezi mu rukundo kuba ari kwishi. Akunda abagabo. Nyene basi nta patience agira. No. Ntabwo Sheri oya. Kwihangana agira oya. Ntabwo ari byo. No kwihangana it's okay. Nuko kwihangana. Ubundi niko kabi ubunazemo. Ukaro ni kabi. Oya nakunda abagabo. Ahubwo ni wa muntu ntazi kubabara basi ndebwo. No ntabwo ari kubana nese gukundana no kubabara. Kubabara ni nko kwinginga. Oya mubivuge neza mubwira abanyarwanda neza. Wavuze ta urukundo ntabwo nkunda kwinginga cyane kubera iki? Kubera ko rimwe na rimwe twebwe twifuza inkundo za kera. Sibyo? Ari je wifuza za nkundo za kera cyangwa se bro, relationship uzina minsi rago. Wowe urukundo wifuza nure ngo nduguhe. May go for bed. Shakure rukundo genda uguhe. Are you ready for that? I'm ready. You're ready? Yeah. That's like because we are in camera. Guys, yes, I'm ready. No, nje nzabikora, nzanabikora babibone. Nuruhe rukundo ukeneye genda uguhe. You here? Nzabikora mubibone. Nzabikora mukunde kandi uzagarwana kuri kamera uvuga uti I'm satisfied. I'm in love. He gonna do for you to say it, but not for me to see it and accept it. It's a liar. Uko nukubeshya wibimbwi game over atasa. Okay mbwira noneho basi nuruhe rukundo wowe wumva rwatuma utagira udakundana cyumweru kimwe bibiri amezi abiri. No, it's not even icyumweru kimwe bibiri even like that. Shobora kuba najya muri Mozambique, nshobora kuba naragiye muri relationship inshuro imwe kandi muri Mozambique nshobora kuba ngiye kwamara nk'imyaka 3 niba atari 4. Ariko muri relationship ushobora gusanga nakundanye inshuro imwe. Nagushaka gusanga ari long distance relationship. Naragete. Rero mba mubwire Joy mba mubwire. But this kind of Joy mba mubwire Joy. A beautiful girl like you. Genda umva kabisa nsentiriye ndumva muri ngewe kabisa. You deserve love. You deserve happiness. Look at you smile. Look at you smile. What you umuntu gukunda ukajya smiling. You understand? I'm here today. You understand? I don't need someone who are here to die. I need someone who are here forever. It's okay. It's okay. I will be whatever you want. It's okay to who? I will be whatever you want. You see, wait. Love na wahala. Huh? Blake up na wahala. Joy ntabwo ushobotse. You see? Joy ntabwo ushobotse. Usana yavugiye kuri kamera. Ataranaharenga. Ahise bivuga. Okay. Ndajya kumusobanurira. Let's move on. Okay. Ikintu utakunda kuri we nuko atihangana. Ata mu rukundo. Kandi avuze yuko amaze gukundana rimwe mu myaka 3.
gusa umva utamubeshyera. Explain. Isobanure. Uyo bakundanye rimwe ntabwo bari begeranye. Ubuye dushize tuvuze abo bagiye baratandukana nta nabo twabara. Okay. Joy. Okay. Ko nagiye rwasi. Joy. Okay. Mukubita ababaza nawe arakurangije. Arakurangije. Kubesha. Ntabwo ndi kubesha. Ngavuga ntabwo hari jambo. Kivuge kabisa. Guys, just like namushaka kuba disturbing ane. Kwara ko nshobora kubivuga ikiganiro kigatakirangira. Ubwo rero bakabikimbye. Bivuga uti it's a secret. Ntabwo muvamo nkuko mvuyemo. Nagushaka kugidestroyinga kino kiganiro ko like. Ako navugisha ukuri. Sinabihakanye mwana wama. Ntango no kuvyivugira ntarabivuga. Ntango nabihakanye. None uramutsinze ne? Uramutsinze nagushaka kumuvuga nagushaka kubivuga. Ikiganiro kigatakirangira. Ntabwo kirangira. Utu tugamba ari kwivugira. Bana nacahe. Rero ntabwo muri inshuti kubera ko nimba utabasha kuvuga defo ye ngo umubwire ati defo yawe ni uzayireka. Ntabwo turi inshuti. It's okay. We are okay with that. Aranzi. We are okay now. Okay, all right. Tushye hangaha twarimo tuganira ku bintu bijyanye na relationships. Ndagira ngo mbabaze utubazo mbere yuko ngenda. Si donc dukomeze tukaganira mbere ko tuganira ibindi. Sibyo? Okay. Ngiye kujya mbabaza utubazo mwe muzamusubiza. Kibazo ndahera kuri Joy. Oh, nabi wao. Okay. Joy. Okay. Telephone or wedding? Sorry? Telephone, wedding. Telephone, what is your choice? Wedding. Okay. I go choose my man now. Hey. I go choose my man. Hey. Uzarika telephone? Of course. No telephone in Patrick. Okay, good. Pamela. Hey. Money or God? God. Okay. Joy. Yeah, boy. Sugar daddy or a young dreamer boy? Sugar daddy. A young dreamer boy. No young. May go for beer. What do you choose? Nothing. Go for bed. Mwishima murumuri. What do you choose? Murumuri. Gahunda kabisa ukunda ko gahunda ishobora kubera ku mwijima cyangwa imijitana cyangwa haryaki. Haryaki. Gahunda. You feel better. You feel nice. Okay. You boo. Joy. Yes. 6-pack or big wallet? Sorry? 6-pack or big wallet? Big wallet. Big wallet. Hey, of course. Why you gonna choose 6-pack over nothing? Okay, that's good. Okay, Pamela. Husband or dad? Husband. Between husband and your dad. Right, I'm on. Husband. Okay. Joy. My husband. Between your mother, your daddy, and your mother. Who do you choose? I'll go choose. No, go choose. I don't know. Who do you love the most? If you have. Sorry. I don't know. You don't know. Cause Okay. they're like when I go down, like choose one. Okay. They go see these videos. Okay. And go say, you already Okay. choose this and that. So Okay. when I call mama and they say, Okay. I'm okay. Okay. Pamela. Yeah. Food or beer? Oh. Long person. Food. Long person. Food. Long person. Let's take it to go to long person. Right? Okay. Food. Joy. Yeah, boy. Beer or wala? What? Icupa niyo ncumi yonyine nizera niyo Naribi. icyura muhorori inyuzuyu Kimwite ku majwi yiwe. Okay. Akantu kadga nimukagarukeho ndabaza muraje mutangire mukatinga. Okay. Pamela. Have you ever cheated on your boyfriend?
once or more. Yo bobo genda uzimye itara dore kabaye. Yeah. Have you? ntacyo mvuga. Guys, Okay, what is your last move? Last move. Yeah. Where? Tuvuge igihe ubona ibintu kabisa biri very difficult, ni iyihe move yawe ushobora gukora ya nyuma? Igihe ubona ko ibintu it's very difficult, ni iyihe move ya nyuma ushobora gukora? Donc one move. Yeah, move ya nyuma. Donc decision ya nyuma ushobora gufata igihe ubona ibintu biri very tough. One move, one line, one solutions. Ni Imana gusa. Guys, kuyimwishurira. Niba utaramenya Imana ukurikiye ahubwo abantu bataramenya Imana babandi ni behind. Niba utarayimenya nzagusengera uyimenye. Okay. Ari nanjye mbere. Uyumbaze binavuze ko zero. Gusa well done gentlemen. Iyo ugize Imana yo kumenya ubundi numenye Imana nta n'ikintu kizigera cyongera kuguka. Iyo uzi Imana ugira amahoro mu mutima. This Joy this yaba nka mama pastor. Byagorana. Oh yeah. Wait my people. Yagishyiramo agacupa. You're right. Kakaganura. My guys. Hey. Barabashoka. Niwe uri na pastor ntonyobere. Oh. No way. It's not that like suko ntabikora cyangwa se suko naba. Ako ntabyo washobora sheri. Oya siniyo mpamvu gusa impamvu mbivuze nuko uriya kwa Pastorine uriya ari umupasiteri nakundaga uriya Theogene witabye Imana. Theogene. Theogene arya ni wa mu papa. No mu papa yanyuze muri life yose. Yeah, okay, ndamuzi. Yeah. Ubwo rero ikintu namukundiye we nuko yaba no yigisha all life bro. Kwiba, gukunda, kunza, everything zarakikubwira kanakubwira mistake yawe. Ubwo rero uri kumva nanjye niba ndi mwiyo kandi ya mama pasiteri kandi ntago nzitwara ngo ndashaka kwiyerekana outside more than ikintu cyatuma mba happiness. No, my happiness first, ibindi bikazanye. Kuko nintishimisha sinzabona uko ngushimisha. Nagushimisha neza kandi ngiye mbabaye. Niba nifuza ko wishima ndabanza nishimisha. Niba nifuza kugukunda cyane ndabanza nikunde cyane ubundi nze kugukunda. Kubera ko just like nimbabara niba nikunda cyane nkaba nakibabaza ngo ububabare nagira. Byamfasha kukurinda kukubabaza kuko nzi ububabare uko bumera. Hari umuntu waba warigize ubabaza mu buzima bwawe? Akakubwira ati wambabaje. Hari ugize ubabaza? Ubwo barambabaza sinzi icyo dupfa nako. Uyu nta bantu babaza. Nta bantu ubabaza. Ahubwo barakubabaza. Kireka abatara. Niyo nakubabaza ndagaruka nkakubwira iti I apologize. Umbabarire nakoshije this and that nkagusaba imbabazi sibyo. Gusa nta muntu ndababaza ngiye ambwira uti bro mutima wawe utorikeje. Niki kintu kigize cyakubabaza cyane mu buzima ukumva urababaye kabisa? It's a two things. First of all, when I was in John Tuition in this country, kubatazi cyongereza ikintu cyambere cyambabaje ni turi mu nzira turi kuzena twagize accident. Kimwe mu bintu byanteye ubwoba ari nacyo kintu cyatumye ntangira kumenya Imana nyene bro. Hey, even right now on my last breath ndavuga when I have a God I have everything. There is a music I don't like. In this day I'm liking to hear the car. Ninyibuka ndaza kuyivuga ntabwo ndi kuyivuga. Ikindi kintu cya kabiri cyambabaje my last relationships. Iki cyakubabaje? Niki cyakubabajemo? Wari indobo? Yurira no. In my life bro. Nari indobo rimwe mundi nyiga muri primaire. Tubwire ndabyagenze bite wararize? Ntabwo ari yambwamye Ese ntabwo nari ukumva igipeti kiga 4eme ugasanga ukundanye n'uwiga 6eme cyangwa se wiga 6eme nawe rumenye ukaze undi yajya no bro no 4eme muri primaire na 6eme ni wa gatandatu
harimo difference y'imyaka ibiri. It's normal. Y'amashuri abiri. Ubwo rero Ni normal. It's so just like that. Gusa uwo noneho nari ndi kubwira yari afite 21, yari afite 21, njye mfite nari mfite 10 n'umwe. Imagine. Pame wowe ni iki kintu cyakubabaje cyambabaje mu buzima bwawe kumvura babaye kabisa? Ndababaye igihe mbura papa wanje. Papa wawe atubwiye ngo muri inshuti just very close, murakundana, hari byinshi cyane umwe akunda ku wundi. Ndashaka kubabaza akabazo k'ingenzi. Haba yari uguhitamo hakazaho amahitamo, tuvuge muri babiri muri ahantu runaka. Wait. Murabana ahantu habiri. Are you serious about the question? Komeza. Ndashaka kubabaza. Mwabwe siko mukundana muri inshuti? No hala. Wigira ubwoba. Sawa. Muri ahantu, for example, hari very muri insecure. Hari ibibazo Okay. Uburyo bwo escapinga, hagomba ku escapinga umuntu umwe. Fanye. Kandi je umuntu ufite ko escape. Muri inshuti mwabwiye abantu ngo jewe ngo I can't explain ngo millions and billions reason. Simple question. Okay, wait. Uko hafande. Agomba kuboneka demand. No, okay, ndacyabaza ikibazo. Chance ni imwe yo kugira ngo umuntu escaping ni umuntu umwe escaping. Hagati yanyu muri babiri. Ninde muntu wakwitangira undi akabwira undi genda? Ariko turitanga tujyayo, abantu ukatwumva. Witanze ni Yesu wenyine. Bro, babyumve neza. Best friend in this kind of things. Bro. Hari niba bigoye kabisa. Si inshuti ubwo inshuti da. Oya reka mvugishe ukuri jewe siko. Ngira inshuti kandi ndagukunda urabizi. Mama wanje ndamukunda, abasitani ndabakunda, ariko ikintu cyotuma nitangira umuntu umwana wanje wenyine. Abandi nukuri no basengera. N'abantu bafite abana tubitondera. No, it's not like that. Oya, abantu bafite abana, guys. No, wait. Kubera icyo abantu bafite abana bahora bavuga ngo umwana wanjye ubuse papa wawe wakubyaye cyangwa mama wawe wagutwise ntabwo wamwitangira. Mugihe nafite umwana kuko ndabizi neza ko na mama wanje hagize ikintu kiba yonyitangira akagenda je nkaba. Iyo uri inshuti yanyaye wanza kureba sibyo? Look like twembi babiri sibyo? Okay, njye mfite famille ntabwo nabihakana. Mfite famille for some reason mpora n'ibibazo nkagerageza kubikemura, gusa hari ibyo banyitezeho cyangwa se nanjye, ariko akenshi njye baba babyite kuko njye bakoze uruhande rwabo bari amashuri barishyuye birarangira. So after of that uruhare rusigaye n'urwanjye sibyo? Ariko iyo ugeze ari nk'iyo side wavugishije ukuri kuri side sibyo? First of all njyewe ntariho famille yanjye yakomeza, igo yahura n'akababaro ariko yakomeza. Ariko wahuye n'ikibazo uravuze ngo abantu bafite abana barikunda, ariko se umwana ninde wamwitaho? Abantu bafite abana no kubitondera nyine. Okay, thank you. Yakwitangira mu kibazo ninde wakita ku mwana we? Inshuti yawe. Inshuti none se basi ubwo umwana we yashyaga wigeze ubona ari n'umuntu waje kumusimbura ahubwo ngiye kuharara wowe tawe ujye kuruhuka? Barabonetse niwagera. Okay, that's perfect. Ibyo ni byiza niba byarabaye, ariko kuri side yanjye pe namureka agatambuka. Suko nabamwitanye ngo nuko nabaye Yesu si nuko ari iki. Kuko impamvu nabikora nuko umwana we niwe yitezeho amakere. Ngiye sindira kuvuga ko turi kuri kamera guys, no bifata uko bitari. Ariko first of all Imana yaduhaye ubwenge, yaduhaye papayi cyangwa se itungo. Yaduhaye ubwenge tubukoresha. Ariko impamvu ngiye mbivuze uko bro, nta mwana mfite nahari basho kuba natabaruka line out cyangwa se I don't know when.
sister yakita kuri famille grandfather yakita kuri famille yanjye sibyo ntabwo mvuga ngo ndi ikinege ku buryo mpfuye nta mwuzukuru cyangwa se no yego ndi umugisha kuri bo kandi ni byinshi banyitezeho kandi anasenga Imana izabimfasha bari bigeze ngo ni filime yitwa Escape Room haba afite kunyuramo umuntu bro umwana we wateze amakiriro umwana we yageze hano niwe yakadumama ndashaka iki igwe nubwo habonetse abo bantu bose bagiye bakora ibyo bintu ni iby'agaciro kuba bafite inshuti zimeze uko nguko ariko umwana yavuga uti mama wow kuko mani bro ubundi niyo utari iwanyu ubundi baravuga ngo ngo agaka ari ukundi karahandure kandi umwana utari iwawe niba ari ngasetse nkonda niba ari kwa mugari mu Rwanda bacuna bataba Masai umwana wundi abishya inkonda abo Masai namurikaga kuko nshobora kuvuga ngo okay Pamela agenda zita ku mwana ugasanga ari inshingano zikomeye really are you serious wamureka ukamwitangira akagenda nabikora sugwa muhaginze no mutekano twari kweshya kamera ntago nabyizera ako naga wamwitangira yabikora ntabwo njye twibuka ko akari na kamera gusa bamasa kuko nicyo gisubizo nanjye kumuhereza wahita akora side yo kuri ku ruhande ako se nkanjye ariko no unyumve neza nabivuze mu gihe ntafise umwana oya nakwitangira inshuti yanjye turi kubaza line now ntabwo turi kubaza niba mufite cyangwa utamufite line now arahari njye nkunze Joyce ni real battle line now arahari niba hari neze banjye njyewe ndi nyakawe ntabwo ndabanyagabire ubwo rero nta mpamvu ubundi ngiye ndwana kugira ngo ubuzima bwanjye bugende nyine ndwana kugira ngo mbashe kumuvinga on mbone ndi kuricinga ama goals nubwo ari bitaragera ariko mbone hari icyo ndi kugeraho nyine nintera imbere famille yanjye iratera imbere nintera imbere inshuti ninkenera kuko nabyo biri mu byo nsengera nshyitanye n'igira iki cyane afite uko mbikora nzabikora line now block but mu minsi iri imbere cyangwa se tuye na programme cyangwa se n'ibyo Imana iba yaragambiriye nafasha famille inshuti yanjye nkeneyeho nagira icyo nyifasha but iyo hageze ku kintu kijyanye n'ubuzima egukuma n'ubu ngubu Imana impamagaye nataha kandi nese ninde warira ntaware nyine barira for little time mu minsi iri imbere bakamuvinga on ubuzima bukagenda ariko yataburutse umwana bro donc Joy avuze icyo kintu numva nyine mbaye touched byataye kubera ko usibye Yesu numvise bitangiye abantu nubwo ntari impari ariko numvise babivuga ariko Joy nuko ngo Joy ni wa kabiri niwe muntu wa kabiri ku isi nyuma ya Yesu uvuze ko yakwitangira umuntu akabivuga no kuri kamera ntabwo ari buri wese usanga ngo nitangire boyfriend Joy waretse tukaba inshuti kweri nawe rurasenyutse my people boyfriend wanjye ndagukunda nako nta n'uwo mfite gusinga gisingu ndamwandikire boyfriend wambwiye ari he ndamwandikire ubu ari kugushuka bamushuke ariko ibintu bya relationship ibintu bijyanye no gukunda abakobwa nk'iki gihe musigaye muvuga ngo ntabwo nta relationship ngo nta rukundo ngo ntaki ibyo bintu biterwa n'iki byo kuvuga ko nta rukundo ruhari kandi abantu barashyingirwa buri munsi haba amakwe abantu barasabwa wowe warangiza ukavuga ngo nta rukundo ruhari oya reka mbanze mbabazi first of all reka mbanze mbabazi sibyo mujye mureka kuyobya abantu buretse sheri wangu buretse nkubwire nyine muransubiza nyuma sibyo buri munsi sibyo tubona pipi sibyo buri munsi abantu bajya mu rukiko bagasinya bagakingirana sibyo buri munsi abantu barabyara buretse abantu barabyara iki ni ikimenyetso cy'urukundo ariko kamubaza kubyara n'urukundo none buretse ndacyababaza kubyara n'urukundo ibyo bintu mugiye mukavuga ngo ntizikibaho muhera ku kimwe fact eshanu zigaragaza ko urukundo rutakiba urukundo rurahari dufite urukundo nuko tutabona ubwabo turuha abantu bashaka buri munsi ariko abana bashaka buri munsi abana bavuka buri munsi sibyo ariko ntibagirwe ko bapfa benshi nanone ujya bo gupfa wowe n'ugupfa nyine natwe tuzapfa ariko genda kuvuga ndakuvuga mwe muvuga ngo nta rukundo urambwiye ngo hapfa kandi umwana kuvuka ngende kuvuga ko bavuga kubera ko ari ikimenyetso cy'urukundo mwe muvuga ngo nta rukundo rubaho bagashaka ari benshi umwana ni ikimenyetso cy'urukundo my friend kuri ntuze y'umwana hari umutipe ashobora kubyara umwana bitavuze ngo urukundo ari kubera iki
responsibility akagira akavuga jewe ikintu ngomba muri ubuzima ngomba kubyara umwana so none se mubyarana n'igiti ntabyarana n'uwo mukobwa aramukunze none umukobwa ari umukobwa uryamana none umukobwa akaryamana nawe kubera iki bro urukundo munsubeze turimo turaganira no I don't drink I'm a man of God okay I'm drunk rukundo ko twese tugiye ngo sunywa nanjye ngo sunywa ntabwo naza kubona umuntu uri buze kujya kuri side y'abantu bawe okay so that's why I say I'm drunk okay ngenda umusinzi sibyo okay bro wari wajya muri club no club numva babivuga ntabwo umva babivuga mumure mwese nzabajyanamo kuva twamenyanye Wenda nagenda ngavuga ijambo ry'Imana nabo bagakizwa nkabazana nkabarambika bigana reka twese ko tuvuga Imana ntabwo ariko tuyizera uko tuyumva ntago nabe komeza none komeza umbwire nsobanurire sibyo but mu bisanzwe nta rukundo rugihari okay uranyewe nyine udavuga ko nta rugihari uhereye kuki we nta rugufite sibyo kuki uvuga ko nta rugihari genda bisi urukundo none ni gutumenya ko nta rugihari nkunda nabi gukunda ko wanjemereza sishobora gucuko oya genda shaka mu nso wandike ikintu twatangiye genda natangiye mbwira Justin nagukunze ngo no byo nibibaho ngo urukundo kuki mu mboko utabaho abakobwa kandi ibintu byose bipfira kuri mwebwe mwabakobwa mwe yavugiye kuri kamera abahungu twe dufite urukundo abahungu turakunda murarubwira turakunda bose oya kamonzi arwakanye ko mutarufite abahungu none kuki mubona mvuga ngo nta rukundo rukibaho urukundo rutagibaho he nta rukundo rugihari no bihakanye urukundo rurahari Jano nte amore ikibazo Jano nte coração amor vai entrar aonde mbabwire rero ikibazo kiraho ngaho sare fare comigo sei tá me trair tá fazendo nada ikibazo kiraho ngaho é sério né ikibazo kiraho ngaho só falar né tá dizendo tá atrás de câmera mas tá falando tá sentindo nosso pé então já não tem amore icyo nge navuze ntabwo nakubwiye ngo kujya gusenga ujye muri iguhara abantu rese nabuze bishyura ugasanga pastor yakubwiye ngo nyishyura miliyoni wabonye umunyamerika ese bro uratekereza abantu babaho sibyo uretse babaho umunyamerika bamukura hese wamugwagodeza wowe okay ni bo kukubwira miliyoni abo nabasese oya bo kukubwira miliyoni ashaka gutoke nyemereza 10,000 biragenda kungu nuko nzagusenyera bizava bitanu bara ariko first of all nta cyongereza so umunyamerika azaturuka mu ijuru n'Imana yo mu ijuru ireberera abantu ikagufasha yabanza kukwigisha urimo imbere yo kujya kugwereza umugabo mutabasabasha kumvikana umuntu abafite ibihumbi mu maso uruwi Nyanza Butare Shyorongi oya Shyorongi ni hafi uretse mu mayaga bro abantu b'Imayaga ndabasoje hello my people abantu b'Imayaga ndabasoje burara abo tuziranye muzi naho mwahuriye oya niho nize mu mayaga mu mayaga niho nize kuri ya Mayaga niho nize so ubwo rero mpamvu mvuze mu mayaga njye ntuye mu mayaga abantu muzi mu mayaga murahazi ibitare bihari n'amabuye y'inkuku murabizi so wowe uri hariya and they just like you go think I go marry another man what the fuck imagination bro nta France uzi nta cyongereza uzi pastor yakubwiye ngo ishyurayo ayo uri kumwishyura agenda afata ugenda wishyura ishuri ariko abagore bakunda abapasiteri ngo nibo babwira ibibazo byabo bakabumva bakabatacinga biraterwa n'umuntu wariwe hari abapasiteri bari meyo oya abagore benshi burya bizera mu bapasiteri nk'abandi mwita mbadadi ntawe nita dadi Dadi ugira mu rusengero. It's bringing another topic. It's not the same topic we are talking about right now. Okay, na nuko nangiye kurande ugati wawe. Ariko dadi iyo topic uzanye umuntu witwa dadi ntago ari pastor. Dadi wituvanga. Ariko bigiye nibyo mbona. Wituvanga. Pastor wari papa. Umwuka. Papa ni data wo mwijuru. Papa w'umwuka. Papa w'umwuka data wo mwijuru wo kumenyera uko waramuze. Nago mukijije gusengera he? Ngewe. Umwuka wera nyoboye. Yes, arinje. My people. I can't lie, I say I'm Catholic, I'm Advent. Nabatirijwe mu badive gusa sibona kurema nakuri mu bakatolika.
bitewe n'inshuti zanjye birangira nsengera mu barokore for little bit, gusa njyewe aho umwuka wera ari niho nsengera. Ubwirwa n'iki ko hari umwuka wera? None se niba nzimana ni gute namenya ko umwuka wera ahari? Umwuka wera asate? Asate? Ye babawe murasa. Awe, haleluya. Mugenzi wawe uramenya Imana, ubwo ni nkureba ni gute nabona mwuka wera kandi ni nkureba. Ubu uri kumbona, uri kubona mwuka wera? Are. Uri kubona mwuka wera? Agurutse. My guy, come on now. Sabe, Joyce afite amagambo aryohereye nk'ubuki. Arambwira ati jewe ndi kukubona nkabona mwuka wera. Bona mugenzi wawe ubona umwuka wera. Yes, bitangira kwimitoma. Wait. Ndahita nashatse kuvuga. Nakubwiye uti impamvu navuze ngo mwuka undi ahantu hose kugira ngo umenye niba ari mwuka wera cyangwa se ari iki. Niba ugiye kwasengera ukumva uri avotado, ukumva nyine uricaye uri kumva uteka. Uri muri presence y'Imana. Ari urusengero ugeramo ukumva ntabwo uri hamwe. Njye ahantu nagiye gusengera, noneho numva umuntu arasimbutse aravuze ati mwuka wera aratambutse. Ndakebuka, ndakebuka, ndamubura. Naramubuze, naramubwira numva kaje bavuga ati mwuka wera, hano inje umwuka wera, ndimo ndawubona. Hareba nkabura, mbona abantu bose bahwereye. Ndibura. Ubwo bwa mbere yarigiye. Nimba gahunda yari uguhera nyine kugira umwuka wera zisibize ko ati umwuka wera arinjiye, mbona bose barahwereye. Abandi batangira gutitira. Hari undi ruhande yari madiha. Umutima warandiye. Nashatse gusohoka ngo niruke. Yoze niruka bari kuvuga ko munzi umwuka wera. Ibintu rero reka tubireke ibintu byo muri cyaci. Ngiye nubagije ukuri ntago ngiye nkunda kujya mu rusengero cyane. Nshobora kujyamo nka rimwe mu mwaka. Ntarimwe ntajya. Ariko nkunda gusenga buri munsi, ngomba gusenga byibuze ku munsi ngomba gusenga nk'inshuro 3. Gusenga si ngombwa uje muri eglise. Ku munsi ushobora gusenga nk'inshuro 3. Ushobora no gusumbya bajya biri kwa ma eglise. Iya nibyo nandi kukubwira kuko n'undi nubwo ariho twari twatandukiriye cyane. Twari twatandukiriye. Gusa ngiye gusenga nari nakubwiye Imana. N'ubu hano turi dushobora kwicara twita dusenga. Tugasenga ya. Kandi Imana no mu rugo, ndi no mu cyumba before I sleep. Ushobora kuvuga ngo ngiye mbere ko nyine nsinzira. Ushobora gusenga, sibyo? Ninsenga nshobora gusenga ngo toke Mana wenda mfasha nzabone real man's umuntu wanyawe, this kind of thing ne. Niko gusenga nakubwiye, ntabwo nakubwiye gusenga ngo ngende mare like rest of my life mu rusengero. Igo no guhurira mu rusengero kuko Imana yakubwira ngo ni byiza guterana nk'abana banyu, sibyo? Ariko nye sibyo nakubwiye iki gusengera umuntu. Sengera umuntu wifuza kubana nawe. Sibyo? Nicyo kintu nakubwiye. Kandi ubanza urebe n'uwo muri kumwe ko ahuje n'ibyo wifuza. Wamusengeye cyangwa se wamubonye wamusengeye. Ubwo bigenda gute ko hari abantu baba nyine abantu benshi cyane cyane umuntu ugize kuvuga ati jewe kugira ngo nshake nasengeye umugabo, Imana iramutangaza umugabo wanjye turakingirana. Nyuma baza gutandukana. Ubwo ninde ya blaming? Nyine Imana niyo yatangaje umugabo ko amubonye. Yari yaramubuze. Imana iguha wowe ubwa mbere wakunze. Nyine nibyo nshaka kukubwira, uravuze ati nyine ndabizi ko ibyo bintu bibaho abantu bagenda bagatura Imana ibitekerezo, nyine bagasengera ikintu, kuvuga ati Nyagasani ndakwinginze mu mugabo, mu muntu nkunda, mu muntu uzamfata gutyo uzankunda. Rero uwo musista we yaragiye nyine arasenga, icyifuzo gitura Imana, nyuma nyine Imana iza gutunga urutoki umusore aramukunda pe. Barabana barakingiranwa mu rusengero. Noneho nyuma umusore yaje gusanga umusore ahubwo ari umutubuzi. Oya none buretse uyu mukobwa yaranavugaga n'indimi yarerekwaga. Ntago byaciye mu vugisho. Kandi nkubwira yuko nyine donc atari we wamwiyerekewe, ahubwo we umusore yeretswe donc baramweretswe ngo mu rusengero ko azabana n'uwo mukobwa. Byaciye mu wundi mukozi w'Imana. Nese si yerekwa nyine. Ngiye makane Imana pe. None se urumva nimba usengeye betse mubaze. Iyo usengeye ikintu rikagiye ko mbyumva. Mumbwire ko mbyumva. Iyo usengeye ikintu ukabwira Imana ati nkeneye iki kintu, sibyo? Ikakiguha. Ukishima ko ugashimira Imana ukavuga ati Nyagasani wakoze kuma iki kintu. Buretse ujya kuyisaba warayisabiye. Niwe wayisabiye. Ijya kuko kitazakwihere kwanza kujya kunyura mu bandi. Okay, reka tubane none uko yakwihereye. Itaciye mu bandi, sibyo? Irakwihereye, sibyo? Umuntu murahuye, sibyo? Buretse bibaho ibyo ndi kukubwira ngiye ibintu turi kuganira bibaho.
sibyo ndagira tunya ngo irakwihereye sibyo kuvuga kuko ntabwo buri muntu wese afite umuranga sibyo aba yarasenze agasenga Imana akavuga ati Nyagasani ndakwinginze uzamu umuntu nkunda nyuma mukaza guhura ukumva ubaye satisfied ukumva urishimye ukumva ni byiza kukabisa mwabana ubuzima bwose uharangiza nyine ukakamanika sibyo agaki agaki I'm your girlfriend, I'm not your wife. I'm your wife to be, I'm not your material wife. Because of why? They're like, you are not going to think that like we are married, or no, not married. We are in relationships, and I can have sex with you every week. Yeah. Even that things happens. So why are you gonna just like marry me? Why? Nso wamwemera icyo wundi we. Hoya. Ikinyarwanda wenda kiramfasha na Pamela tute tubijyanamo neza. Ndabajije ngo turakundana, sibyo? Buri cyumweru uri kumva tuye bwa mbere bwa kabiri. Yewe, ushaka ngo ubwa mbere nibi nakonde kugenda mudakoranye sex byagorana. Ariko duhuye ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu sex. Okay, noneho and then after that cyangwa se wenda ako kanyura inzira yoroshye niba tu ku munyagihugu nibo nzi bikunda ko ako n'abanyarwanda bina nabo barabyiza uretse n'abanyarwanda n'abarundi twese abanyamahanga ari abatangiye gufata imico yabo ne ugasanga urashaka ko buri cyumweru ndibuze ko mfite off day yo kuba nakora sex nawe ako bari sawa ntabwo biba biri sawa rega turakundana ntabwo ndi umugore wawe none se ubundi byo ako nyine ugomba nese kamubwire okay ndaza kubaza ikibazo comments niba bikomeje uko ngo niki kizatuma nshaka umutima wawe n'urukundo ufite wiki nese twe dushaka kubera sex ntabwo twe dushaka kubera sex ntabwo dushaka kubera sex twebwe ntabwo ushaka ntabwo ngiye nshaka kubera sex ntabwo ngiye nshaka kubera sex banzurindire wowe ushatse wampa sex kubera ko hari byinshi byiza uba ufite kurusha sex uwo mukobwa uramushaka umukobwa mukoranye se okay umukobwa ufite umutima mwiza ntabwo wamureka ngo nuko ngo aryamanye nawe banzurindire umuhungu mukoranye sex rimwe kabiri gatatu kane wicara uzi ko atazi gushaka oya hari nabo bashaka ni chance ugira navuga ngo ni chance niyo turi muri sheshe kutubayimaze mu mwaka sibyo oya hari abo bashaka bigo ariko turi muri sheshe biba hake tumaze mu mwaka sibyo yewe inshuro twayigamanye sinazi kubarira ne ariko se uwo mukobwa mumaranye umwaka muri relationship nibyo biba ni wo hindukira ugashaka mu mwaka avuga nka 5 cyangwa se 6 ntaribi ndi kubaza wowe urahindukira akaba ari ushaka ya ngewe umukobwa namenyereye kuri ngiye ku gice cyanjye sibyo umukobwa ngiye dukundanye sibyo kuvuga kuri side ya burumwe nabo turi kuvuga ku gice cyanjye okay ngiye uko mbitekereza sibyo ukundana n'umuntu umukunda by'ukuri sibyo kuko aba ari umugabo aba yifuza sibyo kandi aba bikeneye nkuko nawe akora ibishoboka byose kugira ngo akore ibyo ukeneye kugira ngo wishime nawe wakagombye gukora ibyo akeneye kugira ngo yishime kandi mu bishimisha umugabo n'umusore nako kantu kabamo ndetse gatera morale kanatuma dutekereza neza urumva ngiye rero kuri nge ntekereza yuko ukunda umuntu ukumva kuko waramwihebeye ukumva ari we muntu ubona ko yazabana nawe ubuzima bwose nta mpamvu zo kumwima muhe may go for bet now tell us fire you why be this nonsense iyo ugiye gushaka tubijyana neza iyo ugiye gushaka umugore uzakuba hafi sibyo umugore uzakenera for that kind of things akabikora umugore uzajya kumenya this thing supportinga byarira abana kubyara ukanaze ku ruhande sibyo akora byose basi ibindi arabikora sibyo as your girlfriends you spend for 1 year 2 year 3 year together and you do that all works of wife. Hey guy, how long you will be experienced? Hey guy, yeah. Uzaburi experienced fire no ni nacyo cyatuma agenda nakureka njye nkubaza ngo uwo mukobwa
uzagira imbaraga zo gutera intambwe ngo ugiye kujya kumukwa ugasitara ngo ni gutakaza amafaranga y'ubukwe mugiye mu murenge wagiye none se reka nkubaze ikibazo buretse kumbaza nta kibazo kibazwa ikindi sibyo wowe icyo nakubajije uzabasha gutera iyo ntambwe for that many years muri kumwe ntimurabyarana ariko ibyo byose uzabasha gutera intambwe nzagenda mu mukwe kuvuga wowe wikite kuko n'ibitekerezo urahora uri muri positive kandi rimwe na rimwe ujya negative okay alright reka ntekereze ku bandi njye nkeka ko umuntu uwo ari we wese sibyo ukunda umukobwa akaba akunda umutima we akunda buretse nabyumvise akaba amukunda oh my god akaba amukunda akaba akunda ubumuntu bwe sibyo akunda ubumuntu bwe akunda buri kimwe cyose cye sibyo akaba yaranaryamanye nawe bihagije nkeka ko ikintu gito cyo kuba yararyamanye nawe cyatamubuza kujya gute kumuhesha icyubahiro reka nguhe urugero twebwe abagabo twebwe abagabo urumva twebwe kote faible yacu ni sex abenshi nutabigaragaza abari kukubeshya ariko ni sex twe turemanya akantu ko kuba wabona umukobwa ukumva uramwifuje n'abagabo bubatse nujya ubona abagabo abatwaye ari kumwe n'umugore ariko yabona umwana atambutse kajisho y'agarema muri miruwari so ibyo ngibyo twe turabiremanywe urumva so rero nimba ukundana n'umuntu kugira ngo umuproteje buretse kugira ngo umuproteje reka dore kugira imbigezo ariko byibuze kugira ngo umuproteje sibyo jya ugezamo nyine mu mutima w'akantu kugira ngo atuze ibyo ntabwo nabihakanye ngo njye ikibazo nabajije ntabwo ari cyo wasubije nabivuze ko uwo muntu ntabwo nta kintu cyamubuza kugushaka kubera yuko ntabwo kuri side yawe kandi nanjye ndi gutekereza kuri side yanjye kuko njye gutekereza kuri side yanjye warendera ubwo kurenda watakara cyangwa se nyine ubwo ntabwo washobora kubera ko uri kunsubiza kuri side ya kandi nakubwiye think for other side reka ngusubize mu ijambo rimwe kugira ngo bigufashe kugira ngo mpite mworohereza I guess ko ujya ukunda kureba filime z'aba Nigeria rimwe na rimwe akunda kuvuga ngo filime ngo ni ibipublicano filime niko zimeze ariko rimwe na rimwe ziratwigisha kuko ari igihe usanga ari byo tureba kandi n'ubuzima tubamo ari naro your life tubamo sibyo ariko 100% ntabwo uzigera ushakana n'uwo mukobwa amashaka wowe nakubwiye nsubiza kuri side yawe ibyo bintu ngende kukubwira ngo ryamana n'umuntu kubera yuko ubona ko agukunda nimba muhuriye mu kabari nimba muhuriye hehe nturebe uyu muntu ni muntu ki ntumwigeho ugahita umwihereza kandi muremanye irari tuyigireho twabuze ubundi tugizaho tumeza neza kuvuze ngo wamutamwa akantu kugira ngo umuproteje bajya bagenda guca inyuma abagore babo kandi babana mu baba bimye hey people everyone my guys Ugandan people just like kangara sinyagadaza komfort umugabo niba yavuye yahise ashobora guspendinga like 1 million at home ari kuhaha everything kugira ngo bibe neza bari bro niba kubwiye ngo ngenda ndasohotse ashaka gusohoka agashitara miliyari cyane gose miliyari ku mukobwa wo hanze ariko we mu rugo aziko everything is cool school fees it's already paid everything needed at home it's already and even his wife okay she got new hair she got new bag new shirt new clothes anything she wants she get it but don't control his life umva yahise agenda ukabona ubundi kuri telefone akahita uri savinga like bro 1 million already goes uramubaza ngo yagiye nturamubaza ngo yagiye ngo ni sawa sawa okay reka iyi debate tuyireke tuzayiganira ubutaha ariko nk'abantu badukurikiye rero reka turasa nkaho turi kugana ku musozo w'ikiganiro yari papu nari mbatunguye aba bakobwa bacu ariko buranzo nzabahamagara nyine nze mwiteguye neza ariko mwankoroze nta kintu na kimwe mwankoroze ibintu byose mwagiye munkwepa ningaruka nzabafata ariko hari ibintu byinshi cyane twagiye tuganira nko muri comment section abantu bashobora kugenda nabo batubwira opinions zabo uko biba bimeze
rero nakagaruka ikiganiro nakagaruka cyabaye kirekire cyane ariko aba ba queens bacu mwakunze pop zabo mwakunze ikiganiro cyabo ngiye nshobora kongera kazi mwakongeza mukagaruka ari kibazo sakagaruka ni mu rugo right Joy si mu rugo ndiriwe umushitsi wanje okay anytime you get how you got me okay all right so mwakoze cyane turabashimiye mwe mwese muza ku iki kiganiro turabashimiye kandi namwe mwese muri kugenda mukora subscribe mudusupportinga musharing ibiganiro byacu bya buri munsi. God bless you for really. We love you so much as you do. We love you so much as you do. Kandi tubibutsa yuko abantu bashyashya mugomba gukanda subscribe ndetse mugakanda no kunzogera kugira ngo nitujya dushyiraho ibiganiro mujye mubona notification cyangwa se ubutumwa bugufi. So turabashimiye rero Pamela and Joyce, hari ikintu cyanyuma se hari ikintu mwashaka kongeraho? Icyo no kongeraho nuko bakomeza kudushigikiye mugakora subscribe, share, like, comment. Nongeye kubwira abantu bakunda kunyandikira inbox no kwandika muri commentaire. Nimba unuka ubivugire muri commentaire hapo urumva ariko ndabakunda nuko mukomeza kudusupportinga bisigaye. Yeah, thank you very much guys. We love you so much again as you do. I'm DT, behind the camera I have Shagwa. Big up yourself. See you next time. Sure. Fear God.